karibu turashimiye ko mwatugeneye uyu mwanya kugira ngo muze kudusoreza ibiganiro twarimo tugira ahangaha. Twagize ibiganiro byinshi by'ukuri kandi byiza nk'uko umusangiza w'amagambo yabivuze. Twinenze tureba ibyo dukora n'ibyo tudakora neza, twiyemeza guhindura imikorere nk'uko babiri muri bagenzi bacu bari buze kutugezaho aka kanya kugira ngo namwe tubasangize imisanzu. Tatinze mu magambo ya Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, we are very happy to welcome you, sir. Mwebwe muganira babiri muhaguruke mumbwire icyo mwiratana. Mwebwe muganira babiri muhaguruke mumbwire icyo mwiratana. Mwebwe babiri, madamu n'undi, muhaguruke mumbwire mwiratana iki, mugira iki. Murakoze. Mu by'ukuri nta kintu dufite cyo kwiratana, hari akazi kenshi dufite ko gukora kugira ngo twemeze twubake igihugu cyacu. Mubuzwa n'iki? Ibyo dukeneye byose turabifite, ni ugukorana tugakorera hamwe dufite. Mubuzwa n'iki rero? Mvuga niba atari icyo navugaga cya mbere cy'imico mibi n'ubwirasi, mwabuzwa n'iki? Ntacyo mu by'ukuri, ni ukugira guca bugufi tugakora dukorera abanyarwanda kuko ari igihugu cyacu. Cyangwa mukabireka ukajya mu bindi, ntumwangize igihe cy'abantu, ukigera mu bindi byanyu bibaha ikuzo, bibaha kumera uko mushaka. Ntabwo tuzabipfa. Ariko niba mwemeye kugira ngo mugiye mu nzego z'ubuyobozi, mugiye nta kuntu mwahunga kugira ngo mukore ibintu uko bikwiye kuba bikorwa. Ntabwo bishoboka. Madamu, bite? Narebaga mvuga muri aho muganira, nta nubwo mwumvaga n'ibyo umuntu ababwira. Ni iki? Ntabwo nyumva ko nareba kuvuga se unanijwe n'iki na mbere hose ko wavugaga. Nyakubahwa, nageragezaga gusemura ubwirasi icyo ari cyo. Yacyumvise cyangwa urakizi? Wamusemurite? I explained it as a lack of humility, and in French nakoresheje orgueil. Kubera ko nzi imico mibi mugira bitumye mbyumva no mu Gifaransa. Anyose amaze nangereka noneho mbegere. Mbwira, tubwire icyo ushaka cyose. Murakoze Nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Nanjye ni muri sekita y'uburezi. Uri muri REG? REB. Ni REB? REB. Murakoze Nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Uburezi ni umusingi wa byose. Magambo make muze maze kujya mujya ku point, vuge amagambo make ariko ubuvuze byinshi. Turimo turavugurira integanyanyigisho kugira ngo tugire umunyarwanda ufite ubumenyi buhagije buzafasha igihugu cyacu gutera imbere. Ariko ubwo bumenyi tuzabukoresha iki turaha twipfusha ubusa? Ubumenyi kugira ngo abenshi batagira icyo baduha kugira ngo nuko babuze ubumenyi se barabufite.
ariko ubwo uzakora akazi kawe muzaha abantu ubumenyi bujyanye n'igihe n'iki hanyuma mubyangiza byangiza bize. Murakoze, Your Excellency. Okay. Wowe murakoze nyakubahwa perezida wa repubulika. Nitwa Mwanangu Theophile, ndi visi meya sosiyali Burera. Icyo tugiye gukomeza gushyiramo imbaraga ni ukomeza kurwanya ingeso mbi, haba corruption ndetse n'ibijyanye n'ubusinzi bugenda bugaragara n'ibiyobyabwenge yego. no gukora ubusa gusa, kwipfusha ubusa. Yego, turakomeza gufatanya n'inzego z'umutekano n'ibyiciro bitandukanye n'abo baturage n'abaturage mujye mufatanya nabo yego mubereke ububi bwabyo, bafashe nabo. Komeza uvuge hanyuma. Mwibagiwe mute? Mwibagiwe poroje mu by'ukuri, mwibagiwe poroje mwagomba gukora, nicyo bivuze. Yego, kuko ibyo byaribagiranye, bivuze ko n'ingengo y'imari bigendaho itari yatekerejweho, bisaba rero ko twongera guteganya aho iva. Ariko nyakubahwa perezida wa repubulika, nk'uko mubivuze koko, kutavugana mu byo twinenze, inzego zose zihuriye kuri uwo mushinga, ndetse no gushyiramo n'umuturage agatanga ibitekerezo bye. Ubu ibi mwabimenyeye hano, aho iminsi mumaze hano, ntabwo mwari mubizi. Cyenda kubwira ko mbizi imyaka 30 ishize. Ubu mwaraje hano muraganira, nibwo mwabyibutse ko ibyo bigomba gukorwa. Poroje y'umuvumba yagomba gukora ibintu bibiri, numva mbyibuka. Yagomba gukora irrigation, nibyo, igatanga n'amazi. Yes. Okay? Ibyo byombi byabujijwe n'iki? Byarahujwe, kuko urumva hari imigambi mu project imwe ugomba gutanga ibintu bibiri, ugakurikirana kimwe udakurikiranye ikindi, cyangwa ugakurikirana ikindi utakurikiranye cya kindi. Wagera ku mwanzuro gute uguha ibyo wifuzaga? Your Excellency, nibyo uko mwarimu bitwibukije, n'igenamigambi ritanojeje kuko hakozwe part imwe ya irrigation, ariko ugasanga twibagiwe ko hazabaho no gutanga amazi mu baturage mu mirenge no mu tundi turere twegereye. Burya rero mufitemo no kwibagirwa. Ibyo nabyihoreye, atari ibyo bibitirira, muze kubyivugira. Umuntu yibagirwa ate? Mwibagirwa mute? Abayobozi mwakwibagirwa mute? Kuvuga ngo nibagiwe gushyiramo ikintu kijyanye no guha abaturage amazi. Byashoboka bite kuba hari proje iri aho ireba abaturage, irimo components arizo zose? Ni ukuvuga ngo niyo iguma ari imwe, mwajya kugira ikintu mwibagirwa ibyo ari byo byose. No muri irrigation bagomba kuba barasubiraga inyuma bakibagirwa equipment cyangwa amazi agomba habamo kwibagirwa. Icyo ni ngombwa. Urumva meya, ibyo muvuga nibyo bijyanye mu byo mwavuze mutazasubira, mwafashe ingambi nshya. Ubwo icyo cyo kwibagirwa kizavaho, cyangwa cyo kutavugana. Abashinzwe ibintu bitandukanye bijyanye na poroje imwe ifitemo ibintu byinshi igomba kuzuza, ubwo mwavuye aha noneho mugiye kuvugana ibintu ntarabona mu myaka 31 ishize.
komeza uvuge hanyuma mwibagiwe mute mwibagiwe poroje mu by'ukuri mwibagiwe poroje mwagomba gukora nicyo bivuze yego kuko ibyo byaribagiranye bivuze ko n'ingengo y'imari bigendaho itari yatekerejweho bisaba rero ko twongera guteganya ahiva ariko nyakubahwa Perezida wa Repubulika nk'uko mubivuze koko kutavugana mu byo twinenze inzego zose zihuriye kuri uwo mushinga ndetse no gushyiramo n'umuturage agatanga ibitekerezo bye. Ubu ibi mwabimenyeye hano aho iminsi mumaze hano ntabwo mwari mubizi cyenda kubwira ko mbizi imyaka 30 ishize. Ubu mwaraje hano muraganira nibwo mwabyibutse ko ibyo bigomba gukorwa. Ubu mva hanizeye ngo ubwo mwabiganiriye mukabivuga noneho koko bigiye kuba Nukuri gute se mu byo twinenze ugiye kumera nka bya bindi nababwiraga akora ikosa mu gitondo akarisabira imbabazi bwajya kwira akaba yarisubiyemo. Hari kesi niya Karongi ni he ntajya nibagirwa ihora y'umuntu can somebody remind me the story abayizi. Ni umubyeyi wari ugiye kubyara hanyuma bamubwira ko mituweli ye itameze neza muri system bamusubiza mu rugo ngo ajye gushaka ko yayikosoza. Yarabinginze urabyihutisha yarabinginze kandi byaragaragara ko ameze nabi. Yego. Yes. Hanyuma hari ku kigo nderabuzima ajya mu rugo hanyuma aza kuzapfira mu rugo kubera ko mituweli ye batayivalidatinze ngo asubire kwivuza ku kigo nderabuzima. Ni ikibazo cyo guhabwa serivisi mbi kwa muganga. Ntabwo ni serivisi mbi, that is criminal, absolutely criminal. Ariko bijya muri ubwo ntabwo bizi uri hari Karongi ntabwo iyo story urizi. Yese narindiyo n'abandi babizi ntabwo bari bariyo. Hari ikibazo ngo navugaga aho nahereye abayobozi mutagira ibintu mukurikirana muyobora mute. Ubu uri hariya utazi amateka yaho niyo waba waraturutse ahandi by the way ukajya muri ako karere kukayobora, ikintu cya mbere uheraho ni ukukamenya, ni ukugerageza kumenya ibyaho ngaho. Ntabwo bavuga ngo ntabwo yewe ngo ntabwo navukiye aha ntabwo mbizi. Urajya hise noneho ubundi. Ariko iyi ni kesi yamenyekanye ahantu hose kuko yaje kuvamo uwo mudamu no gutakaza ubuzima. Ariko babigiraga iyo bamuvura ibyo bindi bikanakurikiranwa ibyo bamwishyuza bakazabimwishyuza se cyangwa ubimwishyurira akabimwishyurira. Kesi yarabaye irazwi ahubwo abayigezemo uruhare sinzi aho bari heho. Ubwo urasanga nabo they just walked away free. Minister of Justice ndashaka ko iyo kesi ndashaka kumenya uko yabyagenze. Yes. Babikoze icyo gihe ndibuka erega byaje no mu cabinet turabiganira ariko abo bantu bagomba gukurikiranwa bakoze ibyo ngibyo. Okay. Wowe ukwiye kubikurikirana uvuga ngo ntubizi ubimenye. N'ubu ubundi ntacyo hakora ubimenye nubwo bimaze igihe ndashaka ko ubikurikirana wowe ubwawe ukabimenya hatazagira ikindi kiba nk'icyo ngicyo n'ahandi. Meya umujyi ucara urabizi nawe njye nageze naho rimwe na rimwe mfata imodoka nkaza
nawe n'abandi bose n'aba ministers ba infrastructure ngira ngo bamwe bari hano n'abandi nkagenda mbereka nabyo urabizi. Yes, sir. Uzi ibyo nagiye nsubiramo ngusaba hafi buri gihe, Ndabizi. nkasubira mu mujyi nkongera nkabisanga, nkongera nkagutumaho, nabyo biraza guhagarara. Yes, sir. One way or the other. Urabizi Ndabizi, Your Excellency. ibyo nkusubiriramo nkabikwereka, urabizi. Ndabizi. Nanamugiriye n'inama ndamubwira ngo meya, muri uyu mujyi urimo ibintu byinshi reka muzashyireho timu imufasha, irimo abapolisi, irimo umutekano mbese bose n'abandi wifuza n'aba infrastructure na Ministry of Infrastructure mubikurikirana. Inama nakugiriwe yize. Twatangiye kubishyira mu bikorwa. Gutangira bivuze iki? Kuva nabibabwira hashize imyaka, none ubu nibwo mwatangiye. Niba mwana yatangiriye igihe, kuki ntacyo mwagezeho, kuki bitagaragara ko bikorwa? So namwe muraza kumbona rero bitari kera.